gusenga abandi bamanuriye ngo nsigaye ari ubusambanyi biraryoha gusenga ese ko bamanuriye ngo ari ubusambanyi bakaba umugati barabwiye ngo ndabona umugabo yaramubonye samubona n'ubu nsubira ndebe ko wenda basi iravuga ntiyivuguruje amasomo yo kureba nimba turara ubona kanata kubahaga n'ubwo rero uriye amafaranga nandaje usomye ngo tugende ntitubona n'amafaranga karimo turiba ago baratunga akantu akabitse komeza niba twajya n'amafaranga turayiba ago baratunga ariko kuyiba mategure mana uri mana yawe mana uri mana nabona umugabo numubone natura kajyaye nabuga nakogereza amafaranga yababarira bakwiba amafaranga nizi ngizi nisoni ariko njewe haleluya uzikurinda mana we uzikurinda mana we uzikurinda mana we uzikurinda mana uzikurinda uzikurinda base uzikurinda mana we 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 arize chance uzikurinda umugabo mana we uzikurinda kurenda uzikurinda umugabo uzikurinda mana we uzikurinda mana we uzikurinda amen bone mwicare sore none hadusengere twumva ijambo ry'Imana haleluya amen ago mana uradusengera we sore hadusengera amen Cheka badusenge uzamanye bwawe simusenge iki ubume yarakijijwe wewe shana sandara kumwe n'undi rugabo byo nagari ikibazo ari umwana ni mutoto tutata turi gahunga na hotel Imana ikurinde umugisha rya Yesu watugeze kijya tujyume kumukabaza amazina rya nirishimwe Mana nabonye abantu dusubizwa izina ryawe rishimwe abazimu bacu izina rya Yesu haleluya amen amen abanyibutsa isoma twavuze mu kirage haleluya nijo kwasamye he twarasomye umuntu wibaga ntago abaga afite icyaha ariko abantu basibagira mbese kwiba ni icyo mwavuze ngo nta kibazo urakoze kwicaye amen ni gutyo ninde wahamubwira neza ukuntu twahasomye twahasomye ngo iki umva twasomye ngo Yesu ari gufata bombo nurayigisha Mana urayibonye ariko we subira kwicara imijambo amafaranga urayampa subira ntanurira ijambo haleluya amafaranga 1,100 amafaranga 1,100 yampereza Chakijambo amafaranga uko ngiye kugusengera Imana imbwira ni byinshi haleluya Mana murabona ariko turabona kandi iyo mana rero ndaje nawe kugereho nangufashe kubona bwagezeyo ntabwo
kagezeyo Maze kubara duheze pasteur. gatwe turi gutera Duheze pasteur. kiragishike canje naco Mana yavuze ngo ndagusenge. haleluya Mana yavuze. amafaranga bayazanye mushike ngo yagumane haleluya ngiye gusengera undi nimba ntagumpaye ariko umva wateze mukuza nateze nanyweye n'amazi baraguhamagana cyane urajya bibigeri nabo Haleluya. nabo kurabi tukama ngusengere nkubwire iby'Imana Mwice mwese mucisha makeya mu mbavu basenge. bakenyereyeho nesibo ntayo ndi kubona Imana ire Imana irambwiye ngo iguhaye umugabo byihuse haleluya muvuge mumugirisha ari muvuga ngo Imana yamumuhaye haleluya ngo Imana igukuyeho abazimu haleluya Imana imuhaye umugabo haleluya Imana iguhaye n'amavuta gatari usarata haleluya gatari n'igikotoro haleluya ngaho genda wicaye Imana Amen. Jefite ikibazo kimwe gusa aguze umugabo babwiye ko amafaranga mbaye nire wabwira amafaranga mbaye si waje kumbwira uri gusaba nababwiye ko ninde wamusubiza ngaho umusubize yicaga n'amafaranga gamaze mu rusengero batanga ruswa urakoze ninde wambwira ico n'amafaranga mpaye gamaze twaje gusengera hano ngaho kugira twiteranye namwe twaje kugira ngo mudusaba amafaranga wese yagiyemo yayishuye Tuzagira ngo diakoni ubutaha haleluya haleluya ngo mena diakoni ngwino nguhanurire nawe diakoni ngwino nguhanurire yo kutari kunjera haleluya gusambanya ariko yarihannye haleluya tugushyize diakoni haleluya ejo bundi yagiye kwa wa mugore bamufatirayo agiye kwihana haleluya kandi Imana itangaga imbabazi vuga ngo amen ariko erega kandi yasizweho n'umwuka we taramamesa mvuge ngo taramamesa haleluya Amen. haleluya haleluya Amen. Imana imuhaye umwuka wera umugore wa bwite udashaka gusambana nawe haleluya kumwe muvuga ngo ndigusa amafaranga diakoni musabye amafaranga ubwo nanje nuyaza amen Murakoze. nawe Imana ni kugeraho nenda guhanurira haleluya tugiye guhanurira nashatse uretse haleluya tugiye guhanurira nashatse haleluya haleluya nashatse haguruka nawe ngusengere haleluya amen nawe ndaguhanurira nawe ifumburo nigende ariko nigezweho haleluya nababwiye ngo uyu nguyu namuhanurira diakoni nta mafaranga yampaye haleluya kugira ngo mumenye ko diakoni nawe ashobora amavuta haleluya shaka nagiye kumpereza amafaranga haleluya 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 abantu batari kukiza ngo haleluya barasohoka Vuga ngo haleluya. Vuga haleluya. kibaze impamvu uri gusengera abagore gusa niba uri kwaka amafaranga bakabona ngo wabateteho ngo ntibaguha amafaranga ngo bakwemere abagabo kanze nawe uw'Imana yantegeka ngo nampa amafaranga arayampa ndamurengera Imana ndashaka kumutambira chance umva amafaranga ugiye kumpa musimba haleluya muturusha gusenga haleluya chance ujya kumpa 250 amafaranga ngo ngereka njya kubwira uko ndi kuyabona haleluya ngo harimo amafaranga y'amadolari nayabonye iyi mana nayo iri kureba nabi ni amafaranga wicare genda wicare niba ntabwo ushaka ubwo ibyo ngiye kugusengera hoje genda wicare haleluya ngiye gusengera undi yani gusengera ariko si ayo mafaranga kujya koya ibyo Imana yamweretse nawe arakubwira ayo mafaranga gusengera ngiye kwicara kandi nagiye sawa amina ayo mafaranga urayafite karamenya Nanje tsigaye nakijijwe yari Imana hari umuntu Imana. ni byiza ngiye kuguhanurira ni byiza biri bibiri gusengera mu kanya. haleluya sawa amina mugira nahagiyeho umwanya wo gutura nababwiye ko harimo n'amadolari Imana yacu ntibeshaga haleluya amen birimo haleluya muvuga ngo birimo
Ayo mafaranga 180. kureba pfukama Ayo mafaranga diakoni n'ayo mafaranga. musengere pfukama haleluya Ayo mafaranga diakona gusengera. neza bibiliya musomere Imana irambwira mushaka yamanzu ya mwewe Imana yakunyeretse Imana yakundiye mu bimundi kuyirota amina Yesu aravuze ko giye gusoma muri Yobu niho Imana yanyetse ndagusomera ariko bondo ko pastor ukuvuga ngo arakenyerera ubona umupastor nyamaki Mana yego wanyeretse uyu muntu amunyeretse ko ari umuntu ugiye kubona ibyo akeneye byose ibyo yahoze ashaka imbada nagari imbada wacana we nagari Imana yavuze ngo igiye kuguha imodoka igiye kuguha amafaranga Ugame nave hani Imana twereka abantu muri mu rusengero kaza turasangira kugona Imana yambwiye ngo umugore wanje ngugiye kuzaba umugore wanje ago tuzaje turagasangira mobera tuzatoyasangira agona ijambo ryiza ry'ubukwe koko iryo ryari ijambo nubwo nari nkubushije umuzi kwarahanga kera nzakugurira imbada haleluya nawe haguruka nkubwire kadugiriwe nubwo reka dugire haleluya haleluya na mushiki wawe nawe nahaguruka Liliane mbabwire ibyo Imana imbwiye haleluya ubona musaza yagiye kubahanurira haleluya umva uko Imana imbwiye ngo Imana iguhaye nyoko yego ariko kugiye muri Imana iguhaye nyoko Liliane ngo Imana ibahaye nasko haleluya ngo muzaje okay ngo muzaje kuba kwa nyoko senyo dore ko nta nyoko mwari mufite ngo narangiza babere nyoko haleluya kandi ngafite n'umugabo ngazababera sko haleluya amena bahaye nyoko mbaje kibazo ushaka kumbaza uzigiye wahere gutuburira abantu abase batwibarabujwe batanze amafaranga none ubu ni buri kwerekwa bwira amafaranga mfite muri iyi mifuka yanjye urambye ngo koko ndi umutubuzi kuko Yesu yatubuye umugati gumwe guhaza abantu 3,000 haleluya kora igitangazo bwira amafaranga mfite hano haleluya haleluya se wayiteka haleluya wayiteka bwira haleluya wayiteka bwira amafaranga mfite haleluya wayiteka mu kanwa igasohoka haleluya mama uri kureba nabwira amafaranga mfite Imana inyeretse ko nta mafaranga ufite mu mufuka ariko kanongere numbere imbaraga n'umufuka haleluya ko ntari kugabana ngo ni 10,000 oya ntabwo arimo reba harimo 10,000 ariko ntabwo arimo menya rero mbwira kimwe turebe haleluya amena ntabwo arimo reba ni mugafite mbwira ariko ntabwo arimo none warimo harimo 10,000 mufuka yanjye nta kintu kirimo Memuhoze haleluya nibe na pastor yatahanye umugore usinye natahanye kijyana icyo nanje nakubwira ngo Imana mwese bahaye nakubeshe tutahanye umugabo kandi natanze amafaranga y'igice yashiramo kanya nture nta kintu ndatura do nimugire muture yashiramo imifuka nture nyine yashiramo imifuka ubwo ndatura abana mumeze gute yagezwe nico gutera gakora siti ugatura bakangeze amatangazo zana bwo
muture vuba vuba. Turaturira muke nakira. Muture inoti. Mutoni noti, mutoni noti, mutoni noti, mutoni noti, mutoni noti, Pasiteri buretse Ajaza na nture. Ese natura ngo habaye Ese kwari wanyibagiye. amafaranga yose Haleluya. Impamvu uriya we nta namahanuriye neza yasuza umwuka mubi atuma mvangirwa. Imana yavuze ngo tu Haleluya. Iyo yasuza umwuka nawe ndi wari watura atuma ntamahanurira neza. nawe ndi wari Haleluya. watura Abantu bari gutura. nawe ndi wari watura Batangariza. Haleluya. Mwumva amatangazo ariho rero. Ejo natuye 150 ariko nanje kuri ayo mafaranga baguhaye kubera wahanuriye yakona urakijijwe. ndakijijwe Amavuta mana nanje negera wenda ngere mu rugo aho wenda nk'ibihumbi 50 dusigarane 200 bayibye bayise wabibonye nawe si wabibonye oya mu rusengero abahaje n'indaya haje mu bisambo haje mu mwanzoka haje miki none bayashanye ayo mafaranga rero ibiceri naturije ni inoti ya 5 ni ibiceri gusa none ubwo urumva inoti ya 5 irangeze Kigali vukisha ukuri ndaryanwa gafanta nk'umuntu wahoze mu rusengero kuyobora abantu akomenye ko rero ibihumbi 5 by'idolari ariko nyine urakoze ugomba kujurazana abantu mu rusengero rw'Imana y'abasamafaranga ubutaka umuryango kuja ndabamanza n'abakora amen amena Yesu ashimwe ayo mbaho